Aha, muraho neza? Amakuru? Mumeze neza? Nizere ko mumeze neza. Aha, okay. Nanjye meze neza, nkomeza kubifuriza gusoza umwaka neza. Nyagasani akomeze abiduheremo umugisha, sibyo? Maze tuzatangire n'undi mwaka amahoro. Yego, ndabakunda cyane. Akoze cyane. Nagarutse, nishimiye kugaruka ngo twongere twige. Nkuko nabibabwiye, gukomeza kubakorera ubushakashatsi mu buryo bubafasha gukomeza kwiga neza ururimi dukunda rw'ikinyarwanda, sibyo? Yego, nshimira abantu bakomeje gukurikira, nshimira abantu bakomeje kwiga, nshimira abantu bakomeje kumva feedback, kambwira ko ibintu bimeze neza, sibyo? Bati komeza udushakire n'ibindi, komeza udushakire n'ibindi. Yes, bintera imbaraga, maze nanjye nkabibashakira koko. Nkabibashakira, nkabibazanira. Yego, murakoze cyane. Bushize twari twabonye ingingo zikomeza kudufasha kugira gute kwiga neza ikinyarwanda. Uyu munsi rero ndazanye izindi, ndakomeza nzibashakire nkuko nabibasezeranyije, nta kibazo rwose, ko zirahari nyinshi zizagufasha kugenda wongera ubumenyi mu kinyarwanda, sibyo se? Murakoze cyane. Reka turebe ubu ngubu izindi ngingo 9. Izindi ngingo 9 zadufasha gukomeza kwiga neza ikinyarwanda, kandi tukakivuga neza, kandi tukagikoresha, kandi mu gihe gito, vuba. Ibintu turi kugenda tureba nubishyira mu bikorwa, uzavuga ikinyarwanda neza kandi vuba. Ibyo nibyo sezerano musezeranyije. Uzavuga ikinyarwanda neza kandi vuba. Kuko ndabizi hari abatangiye gushyira mu bikorwa za zindi twabonye ubushize, kandi nzi neza ko byabyaye iki? Umusaruro. Sibyo? Byabyaye umusaruro, ndabizi neza. Yego, murakoze cyane. Reka turebe rero ingingo ya mbere, dukomeza nyine twiga, sibyo? Ese niki nanone twakongera gukora kugira ngo tugire gute dukoreshe ikinyarwanda vuba, tukimenye, tukivuge. Ikindi cya mbere ni iki? Gusubira mu magambo kenshi. Gusubira mu magambo kenshi kandi buri munsi. Aya magambo y'ikinyarwanda birumvikana. Umuntu akavuga ugasubiramo, umuntu akavuga ugasubiramo, umuntu akavuga ugasubiramo kenshi. Urugero, ushobora gufata amagambo 3 yanditse hariya, cyangwa mu ikaye ahantu, cyangwa ku rupapuro ahantu, kaza ukereka umuntu uti nsomera aya magambo, akagusomera. Okay? Akagusomera. Nyamara kugusomera, wowe icyo ukora usubiramo, ukongera, akakubwira niba ubikoze neza. Haba hariho ikibura, akongera akagusomera, ukongera ugasubiramo. Kugira ijambo rwose utatinda no kurisubiramo inshuro 2 cyangwa 3, iryo ukabura rifashe. Irindi naryo rikaza gutyo, irindi naryo rikaza gutyo. Kandi ako kwitoza mukagakora, iyo biba byiza cyane urimo no gufata amajwi. Très bya bintu byacu bikagenda neza cyane. Ako kantu ugafate, uzagakoresha, hanyuma uzambwira. Sibyo? Twatugambo kandi ntago birangiriraho. Uhita umenya meaning yatwo, uhita umenya igisobanuro. Kandi ubundi iri jambo ko nagenda isubiramo kenshi, ubundi rivuga iki? Rivuga iki ubundi? Fata noneho rya jambo, umenye kurivuga nibyo. Ese rivuga iki? Ukamubaza uti ubundi se rivuga iki rino jambo? Sibyo? Yamara kukubwira icyo rivuga, ukamubwira uti urakoze. Noneho fasha unagira uti unarikoresha nko mu simple sentence, mu gateruro. Sibyo?
hanyuma namara kuri gukorera mu gateruro ushobora gusubiramo nawe ya nteruro, sibyo? Ushobora gusubiramo nawe ya nteruro, sibyo? Ukayisubiramo akumva ko wagize ute, wayikoze neza. Twabonye ko ingingo ya mbere hano dufite ari ugusubira mu magambo kenshi. Noneho wamara kuyisubiramo akumva ko ubikoze neza. Iyo utabikoze neza agusubiriramo, nawe ukongera ugasubiramo kugeza igihe ubivugiye neza. Iba inshuro imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu nta kibazo, ariko urabisubiramo kenshi kugeza igihe ubivugiye neza. Hanyuma sasa wakoze ka kantu k'ubwenge, wanarikodinze. Kwa kundi gusubiriramo uri kurikodinga, kwa kundi gusubiriramo uri kurikodinga, kwa kundi nawe usubiramo uri kurikodinga wifata amajwi sasa. Yego, icyo gihe biragufasha iki? Biragufasha ko icya mbere urimo urakora practice, sibyo se? Urimo urakora direct practice z'ako kanya, sibyo? Uri kumwe n'umuntu aho ngaho, sibyo? Hanyuma uraza ikindi gufata amabwiriza yo kugufasha, uraza no gukomeza gukora practice na nyuma yo kwiga cyangwa nyuma ya za repetition wakoze, kuko uraza kugenda nugera nk'ahantu wenyine wongera ufungure uplaying, sibyo? Uplaying uraza kumva uko mwagendaga muvuga, uko we yasomaga, uko yakoreshaga mu nteruro, uko wasubiragamo, noneho kugeza bya bindi by'ukuri biri final ubigezeho. Kandi ubwo ni nako n'ubundi uri kongera gukora practice. Urumva ko ibi bintu bigufasha gukora practice kandi kenshi, swat uri kumwe n'uwo muntu cyangwa se uri na wenyine. Practice ukora aho ngaho sasa ituma ya magambo ugira gute, uyafata neza. Wamenye n'igisobanuro cyayo, wamenye no kuyakoresha mu nteruro. Urumva ukuntu ibyo biri sawa? Wabyumvise? Ako kantu ntuzagahushe, ntuzagaceho, ntuzagatambukeho, jya ugakora. Sura mu magambo, uri kumwe n'umuntu, mubaze meaning nakoreshe mu nteruro, nawe yasubiremo gutyo gutyo, wifata amajwi, then nyuma ugende ujye gukomeza gukora repetitions zawe wenyine. Yego, ako kantu si sawa? Ako kantu si sawa? Ndabizi neza ko kagushimishije kandi uzagashobora, sibyo? Urakoze cyane. Reka turebe ingingo ya kabiri. Koresha amagambo mashya wungutse buri munsi mu nteruro. Ntihakagire ijambo wunguka rishyashya urangiza urekeraho. Kuvuga ngo nungutse ijambo ngo wenda ngo igikapu cyangwa se ngo ikanzu cyangwa se ngo umusatsi cyangwa se ngo amaso, birangire gutyo gusa. Nkora mbibabwira ndanabisubiramo nk'uko n'undi baba banabigaruye muri research ngenda nkora, mbona hari utugingo bagenda barabura uko baba babonye dufite umumaro. Ijambo uzamenya ko warimenye ari ibintu bibiri ushobora kurikoresha. Icya mbere, kuba uzi icyo risobanura. Icya kabiri, kuba wabasha kurikoresha mu nteruro. Mu gateruro niyo kaba kagufi. Ibyo bintu uko ari bibiri nibyo uzagira gute, nibyo bizakoreka ko amagambo wayafashe. Turumvikana? Yego? Yego. Ese ijambo menye rivuga iki? Ese aho se nshobora kuvuga ngo wenda tuvuge ko wabonye ijambo isafuriya, sibyo? Ukaba wabwira umwana uti nzanira isafuriya mu nzu nywesha amazi. Tuzi ko wize ijambo isafuriya none ugiye kurikoresha mu nteruro. Genda unzanire isafuriya nyweshe amazi. Urumva bizaba ari byo? Isafuriya wayimenye, wamenye kuyivuga, ariko ntabwo wamenye icyo bisobanura. Kuko wamenye icyo bisobanura, ntabwo wavuga ngo bakuzanire isafuriya unyweshe amazi. Ntabwo bishoboka. Isafuriya ni iki? Isafuriya ni casserole, okay? Uri bubashe gutekamo, uri bubashe gushyiramo ibiryo, ariko reka tuyitekemo. Tuyitekemo kuri gas cyangwa ku mbabura, uri kumva isafuriya icyo ari cyo. None se niba wumvishe isafuriya icyo ari cyo, buriya wayinywesha amazi?
ntabwo wayinywesha amazi, ahubwo wamaze kumenya ko isafuriya ariyo batekamo ibiryo byinshi kuri gazi cyangwa ku mbabura cyangwa ku kwiziniyeri, ntabwo uzavuga ngo bayikuzanire unyweshe amazi, ahubwo uzavuga uti nzanira isafuriya nteke umuceri. Très nice. Aho ngaho uzaba wamenye isafuriya icyo ari cyo. Wabyumvise? Aho ngaho uzaba wamenye isafuriya icyo ari cyo. Bivuze ngo rero uraza kuvuga uti nzaniye isafuriya nteke umuceri, nzaniye isafuriya mu nzu nteke ibirayi. Wamenye gukoresha isafuriya mu nteruro kandi nziza, nzima, isobanutse. N'umuntu uri hariya akumva ibyo uri kuvuga, arumva ko uri kuvuga ibintu bifite umumaro, bifite meaning. Nawe niba ushaka kunywa amazi uratuma iki? Urakoresha irihe jambo ushaka kunywa amazi? Ese urakoresha isafuriya? Oya, ntabwo ukoresha isafuriya, ahubwo urakoresha igikombe. Ushaka kuti nzanira igikombe mu nzu nywesha amazi, sibyo? Nzanira ikirahuri, nzanira ikirahuri mu nzu nywesha amazi. Ibyo birumvikana. Ikirahuri cyangwa igikombe birumvikana ko nabyo murabikoresha mu nteruro kandi neza, kuko iyo nteruro ifite meaning. Iyo simple sentence irumvikana. Nzanira ikirahuri mu nzu nywesha amazi, nzanira igikombe mu nzu nywesha amazi. Ibyo rwose birasobanutse, si byose? Yego, yego. Hako ntabwo bavuga ngo nzanira isafuriya mu nzu nywesha amazi, ntabwo byaba ari byo. Isafuriya waba wayimenye, hako ntabwo wamenye icyo isobanuye. Kwamenya icyo isobanuye ntabwo wavuga ngo yinywesha amazi. Wapi? Ntabwo bavuga ngo yinyweshe amazi. Wamenya ko isafuriya tuyitekamo umuceri, wamenya ko tuyitekamo ibirayi se, kuri gaze hariya cyangwa ku mbabura se bitewe, ariko ntabwo wavuga ngo yinyweshe amazi. Wavuze ngo nzana isafuriya mu nzu nywesha amazi, byaba bigaragara ko wize ijambo isafuriya, ariko ntiwamenye icyo isafuriya bigize gute bisobanuye. Kugira ngo umenye ko ijambo wamenye icyo risobanura, urifata uzi n'icyo risobanura, urabanza ukamenya meaning yaryo mu rurimi rwawe ushaka, warangiza kandi ukamenya no kurikoresha mu nteruro niyo kaba kagufi, simple sentence isobanutse, ku buryo unyura hariya akakumva avuga ati iyi nteruro rwose ni nzima, yayikoresheje, iri jambo yayikoresheje ahantu hazima. Wabyumvise? Menya ijambo, umenye no kurisobanura, kandi umenye kurikoresha mu nteruro. Aho nibwo uzamenya uti nizi. Yego? Urakoze cyane. Reka turebe ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iravuga ngo gukora imyitozo yo kuvuga ijambo niyo ryaba rigufi imbere y'abantu. Ijambo ry'Ikinyarwanda. Ukaba uri imbere n'urugero, tuvuge abantu 5 imbere yawe, ukajya ukababwira ijambo niyo ryaba rigufi. Ijambo, iyo tuvuze ijambo ntabwo ari izina. Tandukanye izina n'ijambo ahangaha. Ijambo ni speech, short speech. Reka tubyite gutyo nibwo uri bubyumve neza, kugira ngo utandukanye kuvuga ngo amagambo 5, ngo umwana, ngo umugabo, ngo umugore. Nayo ni ijambo, iryo ni amagambo nyine ijambo. Ariko hano ijambo bari kuvuga ngo kwitoza kuvuga ijambo niyo ryaba rigufi imbere y'abantu, hano bivuze aga simple speech cyangwa se aga short speech. Aka short speech ukagategura neza, warangiza ukajya kukavugira imbere y'abantu. Ukazisipoza abantu 2, 3 se 4, 5 bakicara, hanyuma ukajya imbere yabo ukavuga rya jambo. Birumvikana ko ufite ikintu ugiye kuvugaho, insanganyamatsiko cyangwa topic. Yego. Wenda kuvuga uti ngiye kuvuga ku kamaro k'amazi. Iyo ni insanganyamatsiko cyangwa topic. Tugiye kuvuga ku kamaro k'iki? K'amazi. Ku kamaro k'iki? K'amazi. Ese ugiye kuvuga nko ku mazi, amazi turayazi twese, water. Tugiye kuvuga ku kamaro k'amazi, wavuga ngo ese undi amazi ni iki? Amazi atumariye iki? Wabuze akamaro k'amazi? Kandi no dukore aga simple speech kavuga ku mazi mu Kinyarwanda. Noneho nawe uze kwitoza kukavuga imbere y'abandi. Yego? Sawa? Ngiye kumurikira kuko ngiye kuvuga ku kamaro k'amazi. Ndakoresha nibura iminota 2 cyangwa 3.
cyangwa wenda n'itanu. Tuvuge ku kamaro k'amazi. Wowe ushobora no iyo wumvise bitari byazamo neza, ushobora no kuvuga uti amazi in English is water, cyangwa se in French is, cyangwa se niba ukoresha igifaransa c'est de l'eau, amazi de l'eau, in French de l'eau, cyangwa se in English water, yego, cyangwa se in Kiswahili maji, maji ya kunywa. Noneho ugiye kujya gute, ugiye reka suppose ko wumva icyongereza. Niba wumva icyongereza cyangwa aricyo uvuga, urabanza uvuge water, what the importance of water. Suppose ko you are going to talk about water in English, so you are going to use 3 or 5 minutes talking about water, talking about the importance of water, okay? Mara iminota 5 urimo uvuga kuri ako kamaro k'amazi, ariko wenda none ukoresha icyongereza, sibyo? Numara kuvuga iryo jambo aga simple speech ko kuvuga ku mazi, aga simple speech in English, uvuga kuri importance of water, uzagaruka inyuma uvuga uti none se utu tuntu maze kuvuga ntawadushyira mu Kinyarwanda, ntawadushyira mu Kinyarwanda. Ibyo ni ku muntu uvuga uti se nahera hehe mvuga speech y'Ikinyarwanda. Ushobora gufata rya jambo ugiye ukaritranslating mu Kinyarwanda, ushobora kwifashisha na za Google, zirahari zirabikora. Hanyuma none ukaza kugenda utondekanya neza, wiga no gusoma, wiga no kuvuga ibyo baguhaye, ukabitondekanya ugakuramo ugakuramo ijambo, sibyo? Yego. Ariko reka noneho dusuppose umuntu uri mu gerageza atari buze gukenera translation, turebe umuntu uri kwigerageza, arabivuga gute akamaro k'amazi. Tuvuge ku kamaro k'amazi. Amazi, akamaro k'amazi. Amazi, ubundi hari uwavuze ngo amazi ni ubuzima. Turabizi twese amazi ni ubuzima, amazi adahari nta buzima. Ariko reka tubivuge muri rusange, turebe twavuga iki ku mazi. Yego, amazi. Amazi ni iki? Amazi ari mu cyiciro cy'ibidukikije karemano Imana yaduhaye kugira ngo adufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amazi, tubona amazi ahantu hatandukanye. Hari amazi ari mu nyanja, hari amazi ari mu masoko, hari amazi aturuka ku mvura, hari amazi ari mu migezi itemba, hari amazi ari mu bidendezi, hari amazi rero afite akamaro kanini kuko aradutunga, kandi adutunga si twe gusa abantu atunze n'ibimera, ibimera plant. Iyo tuvuze ibimera tuba twumva iyo myaka ihinze mu mirima, tuba twumva biriya biti, tuba twumva ziriya ndabo. Ibi byose bikeneye amazi kugira ngo bigire gute, bibashe gukura, hanyuma byere biduhe umusaruro. Buriya tudafite imvura, tudafite amazi, ibyo bimera bitabonye amazi, ntabwo dushobora kugira gute, ntabwo dushobora kubona umusaruro. Ntabwo ibishyimbo byakwera, ntabwo ibijumba byakwera, nta kintu kimwe cyabasha kwera cy'ikimera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, natwe abantu tudafite amazi, tutabasha kubona amazi yo kunywa, yo gukaraba, yo gukora isuku, ntabwo twabasha kubaho. Murabizi aho tuba mu rugo dukeneye amazi, gukora amasuku ahantu hatandukanye, murabizi gukaraba, koza, gukoropa, kugira gute, ahantu hose hakeneye isuku, kandi iyo suku nta kindi kintu twayikoresha tudafite tudafite amazi. Si ku bimera gusa, si ku bantu gusa, amazi akenewe cyane nanone n'inyamaswa. Inyamaswa zaba izo mu rugo, zaba izo mu gasozi, abo bantu bose bakeneye izo nyamaswa zose zikeneye amazi. Zirayanywa zigahimbarwa, zikanezerwa, zigakura, zikaba nziza. Wabyumvise? Iyo zifite inyota ntabwo zabasha no kurya. Nawe kandi uzayibone uramutse ufite inyota nyinshi cyane, wabuze amazi yo kunywa, ushobora no kutabasha no kurya. Ikindi cya kabiri, amazi niyo agize umubiri w'umuntu cyane kurusha ibindi bintu byose bigize umubiri w'umuntu. Batubwira ko amazi agize 3/4 by'umubiri w'umuntu.
ubwo ni ukuvuga ngo 1/4 cyo nicyo gisigara ari ibyo biryo ari ibyo biki bindi, ariko mvuge ngo amazi niyo agize umuntu. Bivuga rero ngo udafite amazi ntabwo waba uriho. Akamaro k'amazi ni kenshi cyane, urumva ntabwo wakarondora ngo uzakarangize. Amazi arakenewe cyane ku biremwa byose biri hano kuri iyi si. Nuko mvuze akamaro k'amazi, nkibaza hari ikintu ukuyemo, hari ikintu wumvise, hari ikintu wumvise mu mazi. Amazi ni ubuzima, amazi ni ubuzima. Amazi ni iki? Ni ubuzima, sibyo se? Kuko ni byose, ni ikintu cyose tuzakora tuzakenera amazi. Akamaro k'amazi nkavuze rero mu minota nkeka itarenze 3 cyangwa 5, wenda ibaye myinshi, ariko nkibaza ese hari ikintu nawe ukuyemo? Ese wabasha gusubiramo? Wabasha no gutasuramo ijambo kurindi, kuko navugaga wenda nihuta cyangwa se navuze byinshi. Ese nibura wowe wabasha kwigana ririya jambo mbashije kuvuga, karaga simple speech mbashije kuvuga, mvuga kuri importance of water, noneho mu kinyarwanda nkaba nkavuze. Ese wagenda ukakigana ukagasubiramo? Ese mbere yo kugasubiramo ubashe kumva icyo bisobanuye? Ese wakavuga mu magambo yawe ugakuramo umunota nibura 1 cyangwa 2? Imbere y'abantu uzakoresha ijambo ry'ikinyarwanda, uzabyitoze, bizakongera vocabularies nyinshi. Mpamya ko muri ririya jambo mvuze havuyemo vocabularies nyinshi cyane. Ng'iby'ibimera, ng'iz'inyamaswa, byose bijemo. Yego, wabyumvise? Kuko na biriya biti, biriya biteye mu ishyamba, sinzi waciye umugani mu kinyarwanda ngo abigeranya n'urukundo, ngo ukunda utagukunda ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Banza yarashatse kuvuga ko ishyamba ridakeneye imvura, ariko ntabwo ari byo. Ishyamba rizakenera imvura. N'ikimenyimenyi mu butayu nta mashyamba abayo. Kubera iki? Nta mvura. Ishyamba bivuze amazi, rizabona amazi rikure, rizamuka, ibiti bikure bibyibuhe. Ese nta mazi byakunda? Ahubwo se cyaba cyafashe watera agati hariya nta mvura kakazakura? Ntabwo bishoboka. Suppose ko ugiye gutera ishyamba, uratera rwose ugejeje haruguru, ariko ukiva gutera nta mvura yongeye kugwa, bya biti bizakura? Sinzi aho baheye bavuga ngo nk'imvura igwa mu ishyamba, berekana ko wagira ngo imvura nta kamaro ifitiye ishyamba. Ariko nyamara imvura ifitiye akamaro kanini ishyamba, kuko niyo ituma rikura, niyo ituma ibiti bifata, niyo ituma rikura rikazaba ishyamba. Bivuze rero ngo ibiti biragenda bigashora imizi mu butaka, bwa butaka bwanyweye amazi, hanyuma ya mizi ikanywa amazi ikagaburira igiti kigakura. Siko bimeze ra? Ni ukuri abize biology mumfasha, ariko niko bimeze. Ubwo rero urumva amazi arakenewe ahantu hose, kenewe n'ikintu icyo ari cyo cyose kimera, inyamaswa ndetse n'abantu. Si byo se? Abantu turayakeneye mu buryo budasanzwe. Muri wacu niyo awugize, aho tuba mu ngo niyo dukoresha, dukeneye amazi. Akamaro k'amazi. Nawe rero fata ijambo amazi urivugeho, uvuga akamaro k'amazi, hanyuma noneho bize kuba akarusho uhagaze imbere y'abantu uri kubabwira. Bizagufasha iki? Icya mbere ni ugutekereza mu kinyarwanda. Uriho uratekereza mu kinyarwanda. Uriho uragira uti, uriho uratekereza. Icya kabiri, uriho uravuga. Uriho uravuga, talking. Uriho uravuga. Icya gatatu, bari kugukosorera aho washyize utuntu tumeze nk'udukosa, bari kugukosora ako kanya. Yego. Icya kane, watinyutse. Urimo uratinyuka kuvugira imbere y'abantu, kuvugira ikinyarwanda imbere y'abantu. Yes, watinyutse. Ejo uraza kuba uganira n'abandi nta kibazo ufite, ntacyo wishisha. Si byo se? Rero rwose ino ngingo ya kane, ino ngingo ya gatatu uyikore, uyifate, uyishobore, uzajya uyikoresha. Nziza cyane. Sibyo? Yego, urakoze cyane. Turebe ingingo ya kane, gukoresha inkuru zishushanyije. Inkuru zishushanyije. Uzi gushushanya? Drawing. Uzi gushushanya?
urakoze cyane. Shushanya rero neza, shushanya rwose, sibyo? Hanyuma nurangiza gushushanya urakora iki? Urashyiraho utuntu tw'amagambo, urashyiraho interpretation, ureinterpretinga ibishushanyo byawe. Urabishyiraho amagambo abisobanura. Inkuru zishushanyije, mwana ngo uba washushanyije urugero niba ari abana bari ku ishuri, werekana bari gukina, werekana ubuyobozi aho buri, werekana abarimu, werekane amashuri, werekana amaofisi. Utwo tuntu noneho washushanyije dutandukanye tumeze gutyo, ugende wandikaho, wandika. Ushobora no kwandika abana bari kuganda bari ku ishuri bavuga ku masomo, ukagenda wandikaho utwo umuntu yavuze, ugashyiraho agafureshi kerekana kari kanaka uri kukavuga, gutyo. Wow! Noneho ukaza kubona ikintu kimeze nk'igipankarite ku buryo wagishyira ahantu umuntu akaza agasoma udukuru tujyanye n'ibishushanyo washushanyije, akajya agenda abona communication irimo aho ngaho. Sasa urimo urabyumva ko nari byiza? Ibyo bintu ni very very nice. Please kandi kagucike. Koresha inkuru ishushanyije, nurangiza ushyireho amagambo, nurangiza ubigaragaze neza, nurangiza ubikopite hariya ku gikuta iwawe cyangwa kuri the wall, kwiteho ubyomekeho, ubundi uzajya aza wese azajya asoma utuntu wanditse wagiye uhuza n'amashusho. Azatavuga ati wow. Ese ibyo bintu byagufasha iki? Urumva ikintu bigiye kugufasha? Bigiye kugufasha iki? Bigiye kugufasha icya mbere iyo urimo ushushanya uba uri gutekereza. Tekereje gushushanya akana k'agakobwa, tekereje gushushanya akana k'agahungu, tekereje gushushanya umwarimu, tekereje gushushanya ofisi, tekereje gushushanya and so on. Urimo uratekereza. Cya kabiri urimo urakishyira muri practice, uri kwandika. Uri kwandika ijambo ry'ikinyarwanda waryanditse. Habibize. Cya gatatu uri guhuza amagambo n'ibishushanyo bigaragaza ko uri kumva na meaning. Wow. I wish you to enjoy learning Ikinyarwanda. Ndikumva nifuza yuko mwishimira kwiga Ikinyarwanda. Kiraryoshye kweri. Habyumvise? Ariko mbese ukuri urumva utaratangiye kuryoherwa? Nuba bitaryoshye cyane? Wow. Ndigushimira cyane abantu tujyana tugatangira na video tukayirangiza, ubundi bakunguka koko ubwenge n'ubuhanga bagiye gukoresha ngo bavuge Ikinyarwanda neza kandi vuba. Yego? Urakoze cyane. Inkuru zishushanyije ntuyibagirwe, yikoreshe hanyuma uzashimira nyuma umugani wa yambugo y'uyu munsi. Okay? Thank you so much. Reka turebe ingingo ya kangahe? Ya 5. Kwiha intego n'ibyo ugiye kwiga mu Kinyarwanda. Kwiha intego hano ni ugusetinga time. Kavuga ngo ese nziga Ikinyarwanda mu gihe kingana iki? Nziga Ikinyarwanda mu gihe kingana iki? Ushaka kuvuga utenda ngiye kwiga Ikinyarwanda mu gihe cy'amezi 2. Ngiye kwiga Ikinyarwanda mu gihe cy'amezi 3. Ngiye kwiga Ikinyarwanda mu gihe cy'amezi 5. Ngiye kwiga Ikinyarwanda mu gihe cy'umwaka. Birashoboka. Ariko iyo target cyangwa se iyo time wihaye ntabwo turi bugirebe ngo ni ngufi cyangwa ni ndende. Twebwe icyo tuzakora nuko ugiye kuyubahiriza ugakora accordingly. Ese ko nihaye amezi 2 ndimo ndashyiramo imbaraga zingana iki ngo mbe nabimenye? Ese ndi gukora practice buri munsi nyinshi kandi ko nicyo bizagusaba practice nyinshi kandi buri munsi. Ese ko nihaye amezi 5 ngiye gushyiramo umuvuduko ungana gute mu kwiga? Ni kangahe mu cyumweru nzaniga Ikinyarwanda? Ese ko nihaye umwaka ngiye kwiga Ikinyarwanda ku muvuduko ungana gute? Ni kangahe mu cyumweru nzaniga Ikinyarwanda? Wabyumvise?
kwiha intego. Noneho ubwo uri gukora coding bivuze ngo ya time igomba kuzarangira nawe ushyiraho akadomo kavuga uti naganira n'abene rurimi, navugana n'umunyarwanda twahura aho yaba ari hose, umuntu wese sinamushisha, navuga ikinyarwanda ndi kumwe nawe kandi nshize amanga neza neza. Ntabwo iyi ntego rero sasa, iyi ntego ugomba kugenderaho, wikwiga ibintu mu kigare, reka mbyitego cyangwa mu kavuyo cyangwa mu sans target, wapi set the time, hanyuma wiki accordingly. Kandi nzi neza ko iki kintu nugikora uzagishobora. Uri ugiye gukora ikintu wihigiye ko ndakirangiza ryari, yego. Ariko iyo uri kugikora utekanye time uza kukirangiza ntabwo ukirangiza, burira nyine ugataha ejo ukagaruka. Buriya mu kimuba tujye tuba, reka nanjye ngemo, tujye tuba abasirimu, karanjye nivuge, tujye tuba abasirimu. Ubundi mu gitondo ukibyuka kora akantu bita today list, today list, okay, today list cyangwa se a day list, yes. Ako kantu ni akantu ukora ukibyuka, ufite wenda nk'ikaramu n'urupapuro kenshi cyangwa agenda iruhande rw'igitanda cyawe, ukabyuka ukavuga uti reka setinge my today list, yes, my today list cyangwa my to do list. Akenshi hari n'abayita to do list, my to do list, to do list y'umunsi. Kandi ukandika rimwe dakora, kandi iyo ugiye kuyisetinga urabizi ko uhera ku biri priority, yes, kubiremereye, kubyihutirwa kurusha ibindi, priority. Kandika 1 cyambere ukacyandika, kandi aka kantu uzajya ugakora mu kinyarwanda, ukajya ubyandika mu cyongereza, ubyandika mu kinyarwanda. Kambere rimwe kakandika, kabiri kakandika, gatatu kandika, kane, gatanu, gatandatu, bitewe n'ibikorwa wumva uza kurangiza umunsi ushoje. Buriya ako kantu ni ak'abasirimu kweri. Nubona wageze kuri iyo ntera yo kubyuka mu gitondo ugakora iyo to do list, ugakora list y'ibikorwa byawe by'umunsi, kudoshapo uzigurira akantu kuko uzaba umaze kuba umusirimu. Ikintu cya mbere bigufasha ukora nta stress, ikintu cya mbere ukora nta stress, ukora nta gihunga, kuko igikorwa uragikora ukakivana mu nzu, ugakora ikindi ukakivana mu nzu, ugakora ikindi ukakivana mu nzira, ubundi ukaza kubona akarisite kawe uragakubise wakarangije, ukitahira ugakora to do list ikurikiye mu munsi ukurikiye, gutyo bizakurinda ama stress. Imana ifashe nanjye nongere nshyira imbaraga muri my to do list z'umunsi. Buriya biba ari byiza cyane, nta gikorwa wibagirwa, nta gikorwa usimbuka. Nawe rero fata muri iyo to do list, muri iyo list yawe y'umunsi ushyiremo n'iminota yo kwiga ikinyarwanda according to the time you have already setted. Ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye no kuzaba wararangije kwiga ikinyarwanda. Niba warashyizeho amezi 2 ugomba gushyiraho iminota isa nk'aho ari myinshi, niba ari amezi 5 gutyo, niba ari umwaka ushobora no gushyira iminota mike, bitewe n'igihe uba ufite, ukavuga nzakiga mu gihe kirekire ariko mfite n'ibyo yo gukora, nta kibazo. Setting, andika rero, shyira muri iyo to do list iminota y'ikinyarwanda kuva iyi saha kugeza iyi ndimo nkoresha mu kwiga ikinyarwanda. Umusirimu wa mbere ni wowe kubikoze. Yes, byumvikanye neza, yego, urakoze cyane. Icya kangahe? Gaturebe ingingo ikurikiyeho, gushyiraho imyitozo buri munsi y'ikinyarwanda. Gushyiraho imyitozo buri munsi y'ikinyarwanda. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo ntugomba kujya kuryama umunsi urangiye
utakoze imyitozo y'ikinyarwanda. Imyitozo y'ikinyarwanda ishobora gukorwa mu buryo butandukanye. Ishobora gukorwa urimo ugira gute, urimo uvugana n'abantu, practice by talking. Uri kumva? Ukaba wavuga uri kumwe n'abandi, ukaba urimo uvuga n'abandi. Icyo gihe uri muri practice, uri mu myitozo nta kibazo. Ushobora kuba uri wenyine uri kumva nka record wafashe, iyo ni imyitozo. Ushobora kuba uri wenyine uri kureba movie iri mu kinyarwanda, iyo ni imyitozo. Ushobora kuba uri wenyine uri kureba video kuri za YouTube mu kinyarwanda, iyo ni imyitozo. Ushobora gutega amatwi indirimbo iri audio ariko ifite amagambo mu kinyarwanda urimo urumva, iyo ni imyitozo. Imyitozo y'ikinyarwanda ni myinshi cyane wakora, bityo bigatuma nta munsi utambuka utakoze iki, imyitozo. Kandi pe, learning without practice is not learning, you are lying. Kora imyitozo kandi myinshi kandi kenshi. Hano bakubwira ngo buri munsi akantu keza tubonye ni to do list. Washyizemo igihe cy'ikinyarwanda, washyizemo igihe cy'imyitozo y'ikinyarwanda karimo. Ntushobora kwira ujye kuryama ku kantu utagakoze, wapi, ntabwo byavamo. Ibyo bizagufasha iki? Bizagufasha guhora wibuka, bizagufasha kuvuga, bizagufasha gutinyuka, bizagufasha kubaza, bizagufasha gusobanuza, bizagufasha byinshi cyane. Kandi aho ngaho niho hari imbaraga nyinshi mu kwiga ikinyarwanda kwawe, naho ngaho. Yego, turi kumwe? Urakoze cyane. Twagiye injira muri gahunda neza yo kuvuga ikinyarwanda hamwe n'abandi. Iki kintu kirakomeye. Kuvuga ko gikomeye si uko gikomeye kugikora, ahubwo gifite agaciro. Injira muri gahunda neza yo kuvuga ikinyarwanda hamwe n'abandi. Narakubwiye ngo niba ugize amahirwe ugahura n'umuntu uvuga ikinyarwanda, kabyita umwenerurimi w'ikinyarwanda, nimupfusha ubusa, mubyaze umusaruro. Ashobora no kubaza n'izindi ndimi harimo n'urwo usanzwe uvuga. Mwangire mubwire ngo please let us use Kinyarwanda language. Ndashaka kwiga ikinyarwanda. Maze nawe umukuye habi azi rwose wese avuga ati twivugira ikinyarwanda. Nk'umunyarwanda azahita kwemerera. Niba ari inzira muri kugendana, mugende muganira mu kinyarwanda. Ashobora kuba ari umwe, ashobora kuba ari babiri cyangwa batatu, mukagenda muri group, tsinda, mukagenda muvuga ikinyarwanda. Yavuga ikinyarwanda, museka, yavuga, nawe uvuga, museka, muganira inzira yose, muganira. Ni mu kinyarwanda there. Wow. Wabyumvise? Hanyuma icyo uzakora ni iki? Uzareba ese wenda mugeze kuri end y'ibiganiro, bamwe baratashye nawe uratashye, ukagenda buriya nimutse ibintu bingana iki, ukagenda wiha amanota sasa, ukagenda uvuga uti hari ijambo nungutse, hari ijambo nungutse ryiza, ryarinde, ukabura ryibutse ukarisubiramo, you repeat it, ukarivuga, kongera ukagenda ukumva irindi, ukarisobanura, ukarisubiramo. Noneho warangiza ukumva nimba urimo wumva na meaning y'ayo magambo. Yego, wabyumvise? Wow. Noneho ubwo urumva urimo uratekereza kandi urimo wongera iyo vocabulary. Very nice. Wabyumvise? Ndahamya ntashidikanya ko iyo ngingo nayo ifite umumaro ukomeye cyane. Yego? Katira indi ngingo ikurikiyeho, gukunda gusoma cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ese ujya usoma? Ese ujya ubigerageza? Ujya ubigerageza? Ujya ugerageza gusoma ibintu byanditse mu kinyarwanda?
mbwira. Niba utabikoraga tangira kubikora. Si ngombwa ko usoma ibintu byinshi, iba interuro imwe, aba amagambo 2, aba amagambo 5, ariko uyasome kenshi gashoboka, buri munsi. Ushaka ushyiremo hariya muri to do list yawe uti gusoma ikinyarwanda, gusoma mu kinyarwanda. Ufata udutabo natwe tw'abana muri za P1 P2, ufata udutabo ushobora kugenda ukakagura, niba nta mwana mufite hafi ngo umutire, ndasigaye ukazajya ugerageza kwiga gusoma turadukuru bya bihekane, kuri kuntu byandikwa ziriya nyajwi n'ingombajwi. Ugende kubivuga iyo mvuze ngo inyajwi ese A B E O U I I okay, izo zitwa mu kinyarwanda mwebwe muzita voyelle cyangwa vowels. Noneho mu kinyarwanda tuzita inyajwi. Inyajwi. Noneho iyo tugeze kuri alphabet turavuga ngo ingombajwi B C D G K L M N P Q twose tuzita ingombajwi. Noneho hari igihe ingombajwi ihura n'iyindi ngombajwi turi kwandika, ibyo nibyo bita igihekane. Igihekane. Urugero, niba tugiye kuvuga nk'ijambo umwana, niba tugiye kuvuga ijambo umwana tuza gusanga harimo u, ma na wa na a na na a. Tuze kubona ko iriya mwa iraza kuba igizwe n'ingombajwi ebyiri, harimo ma na wa, M W mwana, M W mwa. Noneho ibyo bihekane rero nabyo muri twa dutabo birimo, ukareba bakegeranya gute ku byo kibyara ijambo. Noneho cya gihekane iyo wagifashe noneho sasa tuvuze mana wa ugashyiraho a, icyo gihe mu kinyarwanda tukita umugemo. Tukita umugemo umwe. Mwa ubwo ni M W A. Noneho ibyo byo bihuye byara mwa, iyo ni umugemo. Mu cyongereza tubyita syllabe. Mu Gifaransa niho nzi bitwa syllabe, ariko urumva ni syllabe nyine. Syllabe. Okay? So izo syllabe iyo uzegeranye nizo zigenda zikabyara ijambo ugakora interuro. Ubwo urumva uzamenya kuzandika ari uko wagendeye kuri twa tundi tw'ibanze muri twa dutabo tw'abana, ugendera ukuntu ibihekane byandikwa, inyajwi uko zimeze, ingombajwi, byose ukamenya ukuntu bisomwa n'ukuntu byandikwa. Sibyo se? Yego. Soma ikinyarwanda. Tangira kwiga ukuntu wasoma ikinyarwanda. Okay? Kuko ntabwo uzavuga gusa utandika. Ugomba no kwandika. Uri rurimi kurumenya utazi kurwandika no, kandi wowe umuntu ushishutse ugomba kwandika ntabwo byagutwara umwanya munini rwose wapi. Ni ibintu byoroheje cyane. Yego? Uranyemereye? Urakoze cyane. Reka turebe indi ngingo ikurikiraho, kuvuga cyane mu kinyarwanda. Kuvuga cyane mu kinyarwanda. Hano ni speak loud. Loudly. Speak loud. Loudly. Kuvuga cyane, niba uri hano ukavuga kuri muri hanze cyangwa uri mu nzu akumva. Yego. Rya jambo ukaritobora ugatokinga kandi cyane. Yes, talking loudly. Ibyo nabyo bigufasha iki? Bigufasha gutinyuka, kandi naho bigufasha gukosora aho waba gushyira agakosa hose. Kubera iki? Iyo wavuze cyane umuntu agira ate? Umuntu ahita yumva aho washyize amakosa. Yego? Yes. Naho uvuze gahoro cyangwa ntuvuge byagenda gute? Uvuze gahoro cyangwa ntuvuge byagenda gute?
nta wabasha kumenya ko wakoze ikosa cyangwa wakoze ibintu neza. Uvuze uramutse uje ukicecekera, ntabwo umuntu yamenya aho ahera avuga ngo hari icyo uzi. Icyo ni icya mbere. Ntabwo umuntu yabona aho ahera agukosora. Ntabwo umuntu yamenya aho ahera amenya urwego uriho, abona uko agufasha kwiga. Uvuga ngo iyo uvuze rero ukavuga cyane, ijambo ukaritobora ukarivuga neza cyane, niyo warivuga mu buryo butameze neza, umuntu uri iruhande rwawe azahita agusobanura, akubwira ati vuga gutya. Wabyumvise? Yes. Hanyuma uze gusanga ibintu bimeze neza, ijambo ugende urimenye, kubera ko warivuze cyane bakamenya aho ufite ikibazo bakahakosora. Yego, byumvikanye. Vuga cyane, wivuga gahoro ngo batumva, ngo nimvuga cyane ngo bakumva rino kosa. Kandi iyo dukeneye kumva, ibyo dukeneye kumva kugira ngo tugire gute, kugira ngo tugukosorere. Ubuse ngo reka mvuge gahoro, umwana igikombe. Vuga cyane, umuntu agira ati amenya aho ahera gukosora. Wabyumvise? Yego, vuga cyane amenya aho ahera agira ate agukosorera. Yego. Urakoze cyane. Reka noneho nkubaze ngo ese izi ngingo zose tubonye ziragushimishije? Ese hari izo ufashemo? Hari izo ufashemo? Ese hari izo ugiye gukoresha aka kanya tukivugana? Mbere ya byose ugiye kubanza uzinyibutse. Twabonye izihe ngingo? Zinyibutse. Ntabwo yuko uzibuka, zibuka utumvise video. Kuko twageze ku iherezo ryazo zose turazirangije, ariko reka turebe izo dusigaranye mu mutwe. Usigaranye izihe? Usigaranye izihe? Mbwira akambere? Mbwira akambere? Cyangwa mbwira ko wibuka si ngombwa akambere. Gusubira mu magambo y'ikinyarwanda kenshi ku munsi, buri munsi. Yego, abasakome ko kakunaniye. Niba ari ijambo ihene, inkoko, yasubiramo kenshi kugira ngo ugire ute, kugira ngo uyafate. Yego, yasubiramo kenshi kugira ngo uyafate. Ese ihene ni iki? Ni itungo ryo mu rugo. Uriya amatungo magufi tugira, tugira amatungo magufi n'amatungo maremare. Amatungo maremare tugiramo inka, ayandi ni amagufi. Ihene, intama, inkoko, inkwavu, imbata, izo zose ni amatungo magufi. N'ihene rero irimo. Ihene wayizi, yisubiremo kenshi. Ihene, 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 ihene. Ihene ni rimwe mu matungo magufi. Ukamenya no kurikoresha mu nteruro. Ihene, ihene, ihene. Hari ushobora kuvuga ngo ihene, 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 ihene. No, ihene, ihene. Ukagenda ugasubiramo neza. Inshuro ebyiri cyangwa eshatu ukagafata. Kandi ukamenya no kugakoresha hehe? Muri simple sentence. Ugaterura gatoya. Yego, urakoze cyane. Akandi? Akandi. Mbwira. Ubu turi muri practice yo kureba ibyo wibuka. Kandi buriya ubyibuka nibwo wanabifashe nabwo ugiye no kubikoresha. Kambwira kandi. Gukoresha amagambo mashya wungutse mu nteruro z'ikinyarwanda. Yego. Gukoresha amagambo mashya wungutse mu nteruro z'ikinyarwanda. Urugero, niba ari ijambo inkoko, wayimenye uyu munsi, inkoko bikoreshe mu kinyarwanda. Yego, aha ni handi twabonye ko udashobora kuvuga ngo nzanira isafuriya nywesha amazi.
ntabwo bishoboka. Nta nubwo wavuga ngo nzanire inkoko ngire gute nzanira inkoko nyikoreshe iki? Wavuga ngo nzanira inkoko nyiheke ntabwo bishoboka. Nzanira iriya nkoko nyiheke ntabwo bishoboka. Duheka umwana ntabwo duheka inkoko. Bavuga ngo waba wamenye ijambo inkoko ariko ntiwamenye igisobanuro cyayo. Kuba wamenye igisobanuro cy'inkoko ntabwo wavuga ko ushaka kuyiheka. Carrying on your back ntabwo bishoboka. Ntabwo wakaringa inkoko on your back ntabwo bishoboka. Ntabwo wayiheka, sibyo? Ahubwo wakaringa a child, umwana. Nzanira umwana muheke, ibyo birumvikana, aho ni sawa. Ko nawe wavuga ngo nzanira inkoko nyiheke, oya, apana, ntabwo bishoboka. Ahubwo turaza gukoresha inkoko gute ngo tumenye ko twayumvise. Uravuga uti nzanira iriya nkoko nyibage nyiteke, ibyo birashoboka. Niba ikuzanira uyibage uyiteke, yeah, it's okay. Nzanira iriya nkoko nyibage tuyiteke, ibyo ni sawa. Nzanira umwana muheke tugende, ibyo nabyo ni sawa. Tumvikana ko amagambo wungutse urimo no kuyakoresha mu nteruro kandi nziza. Ibyo bikaba byiza cyane rero iyo uri kumwe n'umuntu uri kugufasha, sibyo? Yego. Urakoze cyane. Reka tureba kandi gukora imyitozo yo kuvuga ijambo niyo ryaba ari gufi, a speech, short speech cyangwa se simple speech, imbere y'abantu. Yego, twabonye ko icyo gihe kugira ngo ukore ijambo bigenze ute? Ugomba kuba ufite iki? Ugomba kuba ufite topic ugiye kuvugaho, icyo twita mu Kinyarwanda insanganyamatsiko, topic. No topic yawe, urugero niba ari akamaro ka mudasobwa, akamaro ka computer mu mashuri, ni urugero. Ushaka kuza imbere y'abantu ukavuga uti ngiye kubabwira akamaro ka computer mu mashuri. Ukabivugaho minota nk'itanu cyangwa 7, wivugira Ikinyarwanda gusa uri kubwira abantu kuri ka topic. Uguze uburemere bifite ibyo bintu, uguze akamaro bifite ukuntu kangana, hahandi ushobora guhita neza rwose uvuga Ikinyarwanda mu buryo bwihuse mu minsi mike cyane. Kubera iki? Washize ubwoba. Washize iki? Washize ubwoba. Yego. Nizeye kuri kubyumva. Yego. Yego, nizeye kuri kubyumva. Wow, akoze cyane. Noneho reka turebe indi ngingo. Batubwiye gukoresha inkuru zishushanyije. Inkuru zigize gute? Zishushanyije. Kugira ngo ubyumve neza ahangaha, ushobora gufata Bristol cyangwa se chat, ukayishyiraho sparadrap cyangwa se scotch ku gikuta cy'inzu cyangwa kuri wall. Noneho ugashushanya, suppose ko ugiye gushushanya shops n'abantu bari gushopinga, cyangwa se market, small market, cyangwa se school n'abanyeshuri. Noneho ukagenda ushyiraho udushushanyo. Iyo urangije twabibonye, ufata buri gashushanyo ukagenda ushyiraho icyo kari kuvuga. Niba ari utwana ibyo turi kuganira ukatwandika. Tworoheje, ushobora kwandika ijambo rimwe bitakugoye, ariko ku buryo umuntu uzaza kureba ya chat azasanga ibintu washyizemo bihura n'amashusho agize gute. Ibintu wanditse ku mashusho birahura n'ayo mashusho icyo ari kwerekana. Aho ngaho ni ibintu ushobora gukora kandi ukabugaragaje
igikorwa kidasanzwe mu kwiga ikinyarwanda, kuko uko ushushanya niko utekereza, uko wandika niko utekereza, uri muri practice yo kumenya kwandika, uri muri practice mva yawe, urimo urakora utuntu dusobanutse, umuntu wese uzaza azasanga azaguha amanota avuga ngo wow, yes, kurimo urahuza amashusho n'ibyo avuga, bivuze ngo uri kubyumva nawe ubwawe uri kumva icyo bigize gute, icyo biri kuvuga. Wabyumvise? Thank you. Twagiye rero tujye gukoresha, tujye kwiha intego, ko nakandi tugenda turi muri revision y'ibyo tumaze kwiga cya practice. Twihaye intego sasa, target, time in which we have to learn or to speak correctly Kinyarwanda. Iyo time wayihaye, ese ni amezi 2, ese ni amezi 3, ese ni amezi 5, ese ni umwaka, ukabisetinga, ukabishyira hariya, ugasetinga iyo time ugiye gukoresha Ikinyarwanda ku buryo uba wakivuyemo, wakimenye. Yes, ako kantu si keza, kazaguha ikirero sasa. Ako kantu gasetinga kagufitiye umumaro uteye gutya, niko kazakwereka imbaraga ugiye gushyiramo mu kwiga Ikinyarwanda. Niba birumvikana, niba wihaye time ngufi, amezi 2 n'urugero, cyangwa ukwezi kumwe, biragusaba buri munsi imbaraga nyinshi. Wiga, urara wiga, ujya gushaka abantu uvugana, ujya mu isoko gukora practice, uza kundeba, hamuteringi, uza kundeba kugira ngo ufashe byihute. Yes, kubera ya target wihaye amezi 2 gusa yo kuba warangije kwiga Ikinyarwanda, kandi byashoboka. Yes, usuje kundeba twigendera mu isoko guhera wenda saa 4 z'amanywa kugeza nka saa 10, tukaba tumaze kwiga ibintu bingana iki, dutembera, nkwereka, mvuga, usubiramo, translation aho bibaye ngombwa, ubu bwakwira wize ibintu bingana iki. Si byinshi cyane. Niba wihaye amezi, ayo ni amezi 2 n'urugero. Niba wihaye amezi 5, nabwo urareba ukuntu uza gushyiramo imbaraga, kugira ngo amezi 5 azangire umenye kuvuga Ikinyarwanda. Niba wihaye umwaka, aho ngaho ngira ngo ushobora kujya undeba wabishatse rimwe na rimwe, ushaka kuvuga Ikinyarwanda rimwe mu cyumweru, cyangwa se imbizi, kubera ko umwaka ni munini uzakurangira n'undi warabimenye niba ari ibintu ushaka kuzamenya. Yes, target, kwiha intego, set the time, hanyuma ukore according. Kuzako wakibagirwa ntabwo bishoboka, ntabwo bigira gute, ntabwo byashoboka. Yego, gushyiraho imyitozo ya buri munsi mu Kinyarwanda. Kandi ko kuri iyo to-do list hatagomba kubaho imyitozo y'Ikinyarwanda. Iyo tuzi imyitozo, twamenye ko tujya mu mpande zitandukanye, izo videos wareba, izo movies, izo audios wakumva, n'izo abantu murahuye muraganiriye, ngaho ufashe ijambo imbere yabo uravuze, ngaho uranditse twa tugambo, ngaho dukoresheje mu gateruro, ngaho urasomye, ngaho twose bafite imyitozo. Ibyo rero nabyo wemerewe kubikora buri munsi. Wabyumvise? Ibyo kubikora ryari? Buri munsi. Yego, urakoze cyane. Harimo noneho ukinjira muri ya gahunda yo kuvuga Ikinyarwanda. Bivuze ngo nahangaha tubigarukeho, umuntu uzahura nawe ari umwene w'ururimi rw'Ikinyarwanda, ukaba uzi neza akavuga Ikinyarwanda, niyo yaba azi izindi ndimi mubasha kongera kuvuganamo, ntumwemerere ko muzikoresha, nimukoresha Ikinyarwanda. Please, tuvuge mu Kinyarwanda, arabikwemerera. Hanyuma nimutangira kuganira mu Kinyarwanda, agukosorera, nawe ubuka vocabularies, muzaya gusoza rwose wanezerewe cyane mu Kinyarwanda. Kandi ubikoze buri munsi, kwinjira muri iyo gahunda yo neza yo gukoresha Ikinyarwanda kenshi, ni amahirwe akomeye kugira ngo ukivuge vuba.
sibyo se? Yego, murakoze cyane. Hari na gahunda nanone yo gusoma nakubwira ko hari udutabo two muri za P1 muri za P2 haba harimo udukuru tugufi dushimishije twiza, wabasha gusoma umwana niyo waba uri kumwe n'uwo mwana wiga aho ngaho n'utwo tugrade nabwo yagufasha ubundi bikagenda neza. Akajambo wamenya ugasoma ukakandika hariya ukakandika utakareba, gahoro kuko nibyo bizaguha kwandika ikinyarwanda ukaba wakwandika the whole page y'ikinyarwanda kubera ko wahereye kuri dutoya muri ya myitozo buhoro wiyigishirizwa n'akana gatoya n'urugero, cyangwa se ujya kuri computer ukora utuntu turi search ubundi hasigaye ibintu bikagenda neza. Ndakubwiye ngo nako kanya kwandika uzahita ubimenya rwose. Yego, urakoze cyane. Hari n'akandi rero twabonye nako tugomba kwirengagiza ko kuvuga cyane. Abantu benshi barimo bavuga ururimi batazi bavuga buhoro, usanga avuga gahoro cyane ku buryo nyine abantu batabyumva ariko ahangaha barakugira inama yo kutagira gute, ahangaha barakugira inama yo kutagira gute, barakugira inama yo kutavuga buhoro, barakugira inama yo kuvuga cyane kugira ngo na wa muntu ugukosora yumva aho ikosa rigize gute riherereye, sibyo se? Yumva aho ikosa rigize gute riherereye. Yego, ubwo rero urakoze cyane, mwakoze kuntega amatwi, mwakoze kunkurikira, ndabizi mwankurikiye muri benshi. Ngaho rero ni ukuri mbifurije gukurikiza izi nama, mbifurije kwiga, mbifurije kwishimira kumenya ikinyarwanda no kukiryohamo, kukirarya ikinyarwanda. Nuzakimenya uzambwira. Okay, thank you, bye, God bless you.